Amahoro mwese. Abantu bamwe ntibakunda guhangana mu buzima, ariko hari intambara bose barwanira ikintu kimwe, ubwenge. Weretse cyangwa ukabwira undi ko ari umunyabwenge buke, byabatandukanya. Gusa iyi ntambara yo gushaka ubwenge no kuba abanyabwenge ntituyirwana kimwe, ndetse n'abantu ntibafite intwaro zimwe. Niyo mpamvu baba abahanga mu bwenge, abandi bakaba abanyabwenge. Umubyeyi yabyaye abana babiri bakurikirana, akabasigira imirimo mu rugo, hari ubwo agaruka agasanga ntibayikoze, bikamubabaza cyane. Ku munsi ukurikiyeho we icyo akora, agabanya abo bana imirimo. Iyo agarutse agasanga umuto yayikoze neza kurusha umukuru, aribwira mu mutima we ati aka kana kazi ubwenge, agatangira no kugakunda kurusha mukuru we. Iyo bihora byisubiramo kugira ngo akangare mukuru we, hari ubwo ababaza ati mbese kuki utatunganije imirimo nagushinze? Uwo mwana mukuru akamusubiza ati kuki se murumuna wanjye yagiye gukina, nari gusigara mu rugo nkora njyenyine? Umubyeyi akabaza n'umuto ati kuki bagiye gukina ugasiga mukuru wawe mu mirimo wenyine? Umuto agasubiza umubyeyi we ati bye byose nabikoze neza njya kwikinira. Umubyeyi ati ntiwumva ko undi mwana yarangije imirimo yarangiza akajya gukina? No mu bantu bakuru n'abandi bose ni uko ubwenge buteye. Bakunda kuvuga ko ukora neza kandi vuba ubwo aba ari umunyabwenge, ariko se koko nibyo? Hanyuma se ukora gake ntabwo aba ari umunyabwenge? Kuki bamwe bagaragaza ubwenge bwinshi abantu bakabihurizaho, abandi ntibabugaragaze? Mbese buba hehe? Umuntu yakora iki kugira ngo abugire? None se koko umuntu ashatse ubwenge yabubona? Ikaze mwese, ndi Aimable Niyongira the teacher. Ubundi ubwenge butandukanye n'ubuhanga, ndetse bugatandukana n'ubumenyi, ariko byose bifitanye isano. Muri Bibiliya ntagatifu, igitabo cy'Abaroma, igice cya mbere, umurongo wa 20, haragira hati koko rero kuva isi yaremwa, ubwenge buhera ku byaremwe bugashyikira ibitagaragara by'Imana, ni ukuvuga ububasha bwayo buhoraho na kamere yayo bwite. Byumvikane ko ubwenge ari kamere y'ibiriho, inyamaswa, inyoni, amafi, abantu ndetse n'ibimera ushobora kubisanga n'ubwenge. Noneho byatangira gushyikira ibitagaragara bukaba bubaye ubuhanga, aribwo ububasha bw'Imana. Hanyuma ubumenyi n'ibyo wiga ngo wongere ubwenge bwawe cyangwa ubuhanga bwawe, ariko ubyiga kubera ko ufite iki? Ubwenge. Ntiwagira ubuhanga udafite ubwenge, ntiwagira ubumenyi udafite ubwenge. Habanza ubwenge. Muri Bibiliya ntagatifu, igitabo cya mwene Siraki, igice cya mbere, umurongo wa 1, haragira hati ubuhanga bwose bukomoka ku Uhoraho kandi buhorana nawe ubuziraherezo. Ndetse ku gice cya 4 hakagira hati ubuhanga bwaremwe mbere ya byose, ubwitonzi buhangwa kera na kare. Bivuze ko ushobora kuba umunyabwenge ariko utari umuhanga, ariko ushobora kuba ufite ubwenge ufite n'ubumenyi. Ariko iyo uri umuhanga ufite ubwenge n'ubumenyi, ubundi ubumenyi busobanura kuba ufite uburyo ukora ikintu neza. Nk'ubwo ushobora kuba uzi gutwara indege ariko utazi igare, ibyo ni ubumenyi. Ariko umuntu uzi igare cyangwa indege, bose baba bafite ubwenge. None itandukaniro ry'ubuhanga, ushobora gusanga utwara igare ari umuhanga mu gutwara igare, ariko utwara indege atari umuhanga mu gutwara indege, ahubwo azi ibyo yigishijwe byonyine. Naho utwara igare yaramenye ibyo abandi bose bamenya, ndetse akarenzaho. Iyo yatangiye kurenzaho no kongeraho, uwaba yabaye umuhanga. Umuhanga mu gutekereza w'Umugiriki witwa Diyogene yaravuze ngo umuntu niwe urusha ibindi bihimwa gutekereza, gusa niwe njiji. Wakwibaza uti kubera iki yavuze ngo ni injiji? Impamvu nuko abashaka kubaho muri kamere y'ubwenge, bwa bwenge busanzwe bufitwe n'ibiremwa byose, ntacyo ashaka kunguka gishya. Muri Bibiliya ntagatifu, mu gitabo cy'ubuhanga, ibice 6, umurongo wa 13, haragira hati bwihishurira ababwifuza, ugafata iya mbere mu kubiyereka. Bivuze ko umuntu wese muzima ashobora kuba umuhanga akoresheje ubwenge Imana yamuhaye, ariko ukoresheje iki? Kubwifuza ubuhanga.
ubwo bivuze gusubiramo no gukoresha umwete kugira ngo ubone ubuhanga. Mu mashuri twizemo hari abantu bari bazi ubwenge, hari abantu uzi bashyiraga imbaraga mu kwiga kugira ngo batsinde bikarangira babigezeho. Hari n'abatigaga cyane babishyizemo imbaraga nabo bagatsinda, hakaba abiga cyane bagatsindwa n'abatiga cyane nyine nabo bagatsindwa. Ugiye gutondeka ubuhanga, umuhanga wa mbere n'utiga cyane kandi agatsinda cyane. Umubyeyi w'inozamitekerereze Sigmund Freud yaravuze ngo niba ibintu ari bito izera ubwenge bwawe, ariko niba ibintu ari binini izera umutima wawe. Umutima wawe ntabwo ari ubwonko. Ubundi kuki yavuze umutima ntavuga ubwonko? Ni ukubera ko ubwonko iyo buhuye n'amarangamutima ari byo bibyara imbaraga, izo mbaraga zikabyara ubuhanga. Ni ukuvuga ngo umuhanga agera ku ntsinzi y'ikintu icyo ari cyo cyose akoresheje intege nke ndetse aciye no mu nzira ya bugufi, kubera ko ikintu gifite amarangamutima yawe nacyo kiba kigufite. Ubundi abahanga bose koko baba batewe ubwoba. Ubwo umuhanga mu kwiruka ni wa wundi wiruka agasiga abandi baramutinya koko. Umuhanga mu gucuruza abaza amayeri yose y'ubucuruzi, abandi bacuruzi baba bamwubaha cyane. Rero umuntu nk'uwo mu ishuri iyo ari umuhanga niba abandi bakunze kwitwa abajeni. Birumvikana niba atiga nuko nta mutima n'amarangamutima ye aba yabishyizeho, bivuze ko aba ashobora no gutsindwa. Ariko niba atiga kandi agatsinda, ubwo hari ikindi kintu kiba gifite amarangamutima ye. Icyo kintu aramutse agikoze, ibyo yageraho byagorana yuko hari undi wamushyikira. Mu Bushinwa higeze kuba umujenerali ukomeye cyane witwa Sanzu. Yaravuze ngo umuswa cyane n'umuhanga cyane nibo bigoye kumvisha. Koko umuhanga cyane n'umuswa cyane imitima yabo bose ibiri ahandi. Umuhanga umwigisha ariko ukumva, ariko ari no gutekereza ikindi, mu gihe umuswa aho atari kukumva ibitekerezo bye biri kumujyana aho bishaka kumujyana. Umuhanga iki gihe aba arinda amarangamutima ye yuko yamenya ibyo bintu cyane kandi abona nta mumaro bimufitiye, mu gihe umuswa aba avuga ngo sinshaka kubyumva bitandushya. Mu bantu bari bafite ubuhanga nk'ubwo buhambaye harimo witwa Benjamin Franklin wayoboye Amerika. Uyu yabaye perezida wa Amerika mu gihe yacikirije amashuri afite imyaka 10 gusa. Ubwe yari yigishije asoma byinshi kugeza ageze ku rwego rwo kuba perezida muri Amerika. Albert Einstein wangaga kwiga, ariko ari muri bamwe bavumbuye ibintu byinshi mu bugenge kandi bikigenderwaho n'uyu munsi. Leonardo da Vinci wari ufite impano nyinshi, Johann Goethe n'abandi. Na Einstein yumvaga imibare cyane kubera ko ariyo yahaga umwanya, irinda kumva atabyitayeho. Mu by'ukuri suko byari kumunanira, ahubwo amarangamutima ye ntiyarabiriho. Igitabo cya Yakobo muri Bibiliya ibice 3 umurongo wa 17 haranditse hati, ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye kandi n'ubw'amahoro n'ubw'ineza, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya. Mu by'ukuri ntago bikwiye yuko ubuhanga bwawe babwita ubufungamutwe cyangwa se bugusha abandi mu bibi. Kugira ngo ubuhanga bwawe rero bube nta makemwa, nibyo niba uri umuhanga ubwo ugendera ku mahame yawe, ariko wakumva n'inama yabo wakwizera, kuko twabonye ko ubwenge bwuzuye mu biremwa byose bitashoboka yuko ubwenge bwabyo bwose bwaza muri wowe ngo umenye buri kimwe cyose ku isi. Niyo mpamvu hari uzi ibyo utazi yakwigisha. Ikindi kandi wowe uri umwe, ntibyashoboka kugera kuri buri kiremwa cyose cyangwa se kuri buri gitekerezo gikungura ubwenge. Ubuhanga bumeze gutya buboneka ku Mana yonyine, nizi byose ikamenya byose ikamenya bose. Hari umugani w'Abanyafurika uvuga ngo ubumenyi ni nk'igiti cya baoba, nta wagihobera wenyine, nta wabwifasha. Iyi niyo mpamvu uzabona umuntu yabonaga amanota make mu ishuri ariko akaba ari umuhanga mu guhiga amafaranga. We ntumubaze iby'ubutabire, ntumubaze iby'ubugenge, imibare n'ibindi. We icyazi azi kubara amafaranga, akabara n'aho ayakura mu buryo butibeshya.
umuhanga. Niyo mpamvu utari ukwiye kwibeshya kuri iki. Abantu bose bafite ubwenge nubwo butangana ariko barabufite, ariko ubuhanga bwabo bwo buratandukanye kandi ntibungana. Ndetse kumubona agenda buriya uriya aba afite ubuhanga wowe utamutekerezaho kandi utashobora. Iby'Imana yamushyize mu mutima ngo abishishikarire, yumva ashaka kwiyungura kuri byo. Uko bucye uko bwira, uko bucye uko bwira, birangira abaye umuhanga. Yo ni Imana ibitanga. Niyo mpamvu wa muhanga mu ishuri nawe ari mwiza cyane mu ishuri kuko azi gushaka amanota. Ubundi uyu koko niwe cyitegererezo cy'umuhanga kubera ko ashyira imbaraga zose mu gushakisha icyo ashaka. Mwese nabifuriza gukora nk'uyu kuko ari we ubikora neza mu gihe gikwiye. Hippocampus niko gace kabika amakuru yose y'ubwonko, kagatuma umuntu yibuka, kayabika kayahawe na cortex prefrontal. Rero hippocampus ibika amakuru hafi kugira ngo uyibuke. Iyo ukunda kwakira amakuru amwe, tuvuge niba ukunda umupira w'amaguru kubera ko wumva byinshi kuri wo, niyo waba uri kwigendera mu muhanda ukumva abantu bibereye mu rugo iwabo baburana ibyerekeye umupira w'amaguru cyangwa se iby'amakipe yatsindanye, wahagarara ukabyumva kubera ko ubikunda. Amarangamutima yawe ari ku mupira. Ndetse niyo baba bakigukangura bakakubaza ibyerekeye umupira w'amaguru, ushobora gusubiramo byose uko bimeze nta na kimwe wibeshye. Niyo mpamvu abana bo kwa mwarimu benshi baba ari abahanga mu mashuri. Ibyo babona byose ni ikaramu n'inyuguti byonyine. No mu rugo ababyeyi babo nta kindi bababwira, umubare n'inyuguti. Uko cortex prefrontal, igice cy'ubwonko kidufasha gushyira mu gaciro no gushyira mu bikorwa yakira amakuru amwe inshuro nyinshi, niko kiyaha hippocampi yabika, ikanayibutsa, ikayazura, hanyuma kuyageraho bikoroha. Niyo mpamvu bigoye ko wibagirwa agace wavukiyemo cyangwa se wibagirwa umuryango w'inzu y'iwanyu. Ariko umusaza ukuze rwose ushobora gusanga yaribagiwe rimwe mu mazina y'abana be cyangwa yose yarayibagiwe kuko atayabona kenshi nubwo amarangamutima ye ari ku bana be. Umuromani Lucius Seneca ati nawe abaye umunyabwenge kubera amahirwe. Nuko yavuze arabizi neza ko kuba umunyabwenge bikorerwa. Gusa nk'uko tudasa tutangana niko n'imiterere y'ubwonko bwacu tameze kimwe, niko n'imiterere y'uturemangingo two mu bwonko tutandukanye, yaba mu miterere ndetse no mu ngano. Mushobora wenda kuba mufite umubare umwe w'uturemangingo two mu bwonko, ariko ntibishoboka ko mwagira imiterere isa yatwo. Buri wese ku isi afitiye ku giti cye yihariye. Niyo mpamvu uzabona abantu bamwe batyaye kabisa, bumva vuba rwose ukibaza niba bari basanzwe babizi. Undi ugasanga yumva atinze kubera ko dutuma naho dukerewe. Ushingiye kuri ibyo wavuga ko hari ubuhanga butigwa, kubera ko usanga umuntu yaravutse akunda umupira rwose nko ku myaka 6, akaba arusha umuntu uhora ubyitoza ufite nk'imyaka 15. Ubu ni ubuhanga yavukanye bwo gukina umupira w'amaguru. Birumvikana iyo atangiye kubyiga we birushaho akabimenya cyane. Mu gisobanuro cy'ubwenge ushatse wavuga ko Imana ari itanga ubwenge, hanyuma ubwenge bwakwiyongera bugahinduka ubuhanga, ariko buhinduka ubuhanga ariko wabwongeye. Uko kubwongera nibwo bumenyi. Gusa nk'uko twabonye yuko bitashoboka yuko abantu bose bagira igipimo kimwe kingana, kabone n'abakoresha IQ, intelligence quotient, cyavumbuwe na Alfred Binet, kenshi ntabwo babunganya. Hano uko babupima, babaza umuntu ibibazo bikwiriye kubazwa umuntu ufite ikigero cy'imyaka runaka. Tuvuge umwana w'imyaka 5 bakamubaza ikibazo cyagasubijwe n'umuntu ufite imyaka 20, hanyuma bakagabanya imyaka ye afite. Ubwo barafata 20 bagabanye 5 hanyuma bakuri 100. Nkaha babona 400. Bishoboka ko yaba ari n'umunyabwenge wa mbere ku isi, kubera yuko kuva kuri 1 kugera kuri 70 baba ari abantu babana n'uburwayi bwo mu mutwe, ariko kuva kuri 70 kugera ku 140 abenshi baba ari mu kigero kigereranyije n'icyisumbuyeho gake. Abanyabwenge mu guhera ku 140 kuzamura
uko imibare irutana niko ubwenge bugenda burutana, ariko ushatse wavuga yuko batangira kubara neza ubumenyi cyangwa ubwenge bw'umuntu bahereye kuri 70. Gusa ibi ni ibipimo byibeshya mu by'ukuri. Nk'uko twabivuze, baramutse bakubajije ku byerekeye amafi kandi wowe uzi ibyo kwiruka, urumva baba bakwise ko nta kintu uzi kandi mu by'ukuri ubizi. Ubwo rero ubwenge n'ubuhanga bwuzuye muri byose, aho ariho hose wahavana ubwenge. Nta gipimo cya nyacyo cyapima ubwenge bw'umuntu, gusa hapima ubumenyi bwe. Sokarate, umwe mu bahanga ba mbere, umuhanga mu gutekereza w'umugereki, yaravuze ati nzi ko byose kuko icyo nzi ari uko ntacyo nzi. Umuntu amenya igisobanuro cy'ubuhanga wese atangira kubona hari ibintu byinshi atazi ndetse adashobora no kumenya kubera ko ari umwe byo ari byinshi. Yiga byinshi, akiga byinshi, agakomeza akiga byinshi, akarinda apfa akiga byinshi atarabiheza. Gusa ikintu waheza kuko cyo kiri imbere yawe ni gukora subscribe. Ndi Aimable Niyongira.